kuririmba indirimbo ni ya anko wanjye ndayikunda yitwa Dasumba Jingo. Isaha bitaragira urashashana, isaha bitaragira Sandrine, meze neza? Meze neza? Sandrine, uranyumva? Uri kunyumva? Shiraho mikoro noneho, sibyo? Umeze neza? Noneho uhumure, sibyo? Twese hano dufite amaraso y'umutuku, nta muntu uri bukurye pe, sibyo? Tangira neza, utuje, uraza kugenda neza, sibyo? Aho mva uri tayari utangira uririmba. Bitaragira urashashana, isaha itaragera urafunika, upanga gahunda ukanayandika, ugakora ibyo usabwa mu gihe wagennye, umunota wa nyuma ngo ntibigikunze, isaha bitaragera, isaha igeze ntakimupanga, gahunda y'Imana ntabwo ikererwa, ukoreshwa nayo ubona nubwo yatinda ntiwihebe, isaha itaragera, isaha igeze ntakimupanga, gahunda y'Imana ntabwo ikererwa, ukoreshwa nayo ubona nubwo yatinda ntiwihebe, isaha bitaragera, isaha bitaragera, isaha bitaragera umva ushavuye, isaha bitaragera cyo munambeho, isaha bitaragera umva unaniwe, Sandrine. Ijuru no mw'isi mze dusingiza uwaturemye, yaratwikundiye tutarabaho, 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 nari umusore none ndashaje, sinari nabona umuntu w'Imana asabiriza, ndetse n'urubyaro rwe oya rusabiriza, ibyo kurya ndetse n'urubyaro rwe oya rusabiriza, ibyo kurya turararikwa kwiringira
bavuga ko ni byiza Imana yacu ibe nyambere byo dukora byose tuzabona ibyo twifuza byose byose mu ijuru bagenzi mu ijuru no mu isi mze dusingize uwaturemye yaratwitse Sandrine umeze ute ufite ubwoba uteranira hehe ndi umu adventiste rero umu adventiste rwose kubera ko bari bagusabye ngo indi ndirimbo abandi bantu bari bube bazi uhita wongera uturirimbira iyo tutazi gusa ntabwo byatumye numva impano iri muri wowe ufite ijwi ryiza cyane ufite ijwi riryoshye ubwo icyo uri bukoreho urareba nyine ko uri kuririmbira Imana ariko uri kuririmba n'abantu bari imbere yawe uburyo uri bubazanemo ubwo buryohe nyine tukabufatanya sibyo nakubwiraga ngo ufite impano kandi ndaguha courage so it's a yes. Yeah, urasa neza ufite ya presence nyine ya gihanzi so yeah, ibyo ni byiza kandi ni iby'ingenzi cyane cyane muri iyi industry. Hanyuma ku miririmbire ufite ijwi ryiza pe nanumvishije indirimbo waririmbye cyane cyane ya kabiri nubwo nari niteze ko uduha ikindi kintu ariko numvishije ko wahisemo indirimbo itari y'ubuswa so hari amanota numvaga uri gukubita ukajyamo neza adakorwa na buri muntu wese so kudos on that icyo kintu nagikunze. Now icyo ndi bugusabe nuko muve muri ku kintu cyo gukora ikintu kimwe ndashaka ko wagura wumve n'ibindi bintu ko ijwi ryawe ufite rirarenze ubwo buhanga numvishije muri izo ndirimbo ebyiri uririmbye bivuga ko hari ibintu byinshi wakora ariko hari akantu gutya k'akabox kamwe ukirimo ndagira ngo rero uvemo wagure utange byose bikurimo kuko urabishoboye sibyo ya naho ubundi ibindi twabyumvishe ko ari ubwoba bwabiteye biriya n'ibisanzwe nta gikuba cyacitse nishimiye kuba waje hano kandi kuraje gusa utwo tuntu ugenda uturebe ushakishe n'izindi inspiration z'abandi bantu ku buryo waguka mu miririmbire yawe kuko uri umuhanga pe n'ijwi ni ryiza so you have a yes from me. Merci.